wajya mfasha kuba twubatse abagabo benshi ubundi rumwe ngira mfite umugore umwe we yanjye ndi ku mwenge umwe meze nk'uko ubona isekuru umuhini w'isekuru ndi ku muhini umwe nako ndi umuhini umwe ku isekuru imwe narakatiwe niyo mpamvu umuntu tutabyaranye ntabwo tuziranye nta foto nta cyabaye nagize umukunzi umwe turakundana nawe nta wundi mukunzi azi mu buzima bwe nibyo niwe nahaye ubuto bwanjye muha ubusore bwanjye muha ubumanzi bwanjye yaransugiye turijyana uramubeshyeye ntabwo bishoboka pe ubona aho hantu arimo arazunguza umutwe arimo araseka nsabe ko nara gusambanyije cyanashoboka kuko hari igihe warandose ubwo ni mu nzozi hari igihe yanga kiriho ari iwawe sibyo wabyutse utose uretse icyo mvuga bari iwawe ngiuka mbona unyishimiye cyane bintera ubwoba nibaza impamvu wanyishimiye kandi bitari bisanzwe nkeka ko haje ikintu gishobora kuba cyabaye urangiye kuko nizera Bibiliya umuntu waraye iwawe ukamugaburira akaguhesha umugisha nawe ujye umwishimira biri muri mwene Siraki 7:8 uretse umuntu waraye iwawe mwene Siraki 7 abazi mwene Siraki cyangwa bake muri comment babyandike ko nakireba ni utisubira byavuye nicyakoze mbega imbogo yaje gukizwa